Mbaye ikaze inshuti bakunzi ba Karisimbi Studio aho muri hirya no hino hatandukanye mu gihugu cyacu, haba mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, hanze y'imbibi z'u Rwanda. Mwese mwiyumve mwikaze mu kiganiro cya none. Nzi neza ko mumaze kubimenya ko nta handi mwakura amakuru meza n'ibiganiro bigezweho uretse kuri Karisimbi Studio. Ndagushimiye wowe wamaze gukora subscribe na like. Ndagusaba nawe utarakora subscribe na like kubikora kugira ngo ujye uba mu ba mbere babasha kubona amakuru n'ibiganiro tuba twaguteguriye. Uyu munsi kuri Karisimbi Studio tugiye kuganira ku bintu by'ingenzi wamenya kandi bikazakugirira akamaro mu minsi iri imbere. Iki ni ikintu cyagiye gitera amatsiko abantu benshi, ku buryo benshi bataragisobanukirwa ndetse n'ababashije kugisobanukirwa koko bakabona ko ari ikintu cy'ingirakamaro, ku buryo bifuza kubisangiza abandi nabo ugasanga buri gihe bahora bafite inyota yo kubimenya. Nibyo ngiye kubasobanurira muri aka kanya. Ushobora kwibaza uti ibyo bintu ni ibiki? Tugiye kurebera hamwe ikintu ushobora gukora kugira ngo ubashe kuba wabyara umwana w'igitsina wifuza, yaba umuhungu cyangwa umukobwa. Ibi ni bimwe mu byagiye biteza amakimbirane hirya no hino mu ngo zitandukanye, ugasanga rimwe na rimwe umugore n'umugabo baracana inyuma bapfa kuba babyara igitsina kimwe, cyangwa ugasanga abandi baratandukanye kubera ko babyara igitsina kimwe. Ibi byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro cya Karisimbi Studio. Nimucikwe. Ese kugira ngo umuntu asame bisaba iki? Umugore asama inda, byanze bikunze ashobora gusama inda kubera ko yahuye n'umugabo akayimutera, hanyuma akamutera inda. Ibi byose turabireba tugendeye ku kwezi k'umukobwa, kuko niko kubigiramo uruhare. Ubarute ukwezi k'umukobwa kugira ngo umenye igihe uzaterera inda, noneho uzamenye niba uzatera iy'umuhungu cyangwa iy'umukobwa. Umukobwa asama iyo uhereye ku munsi wa mbere ku gihe yaboneyeho imihango ukagera ku munsi wa 12. Igihe amara mu mihango ni uguhera ku munsi wa 14 kugera ku munsi wa 17. Birashoboka ko bitewe n'umubiri w'umuntu hari n'ugeza ku wa 18. Ku mugabo cyangwa umusore utifuza gutera inda itateganijwe ashobora kugendera kuri ibi bikurikira. Umugabo cyangwa umusore utifuza gutera inda itateganijwe agomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina uhereye ku munsi wa 12 umukobwa yaviriye mu mihango, cyangwa umugore kugera ku munsi wa 18. Hari akandi kantu k'amatsiko gakunze guteza ibibazo byinshi bitandukanye muri sosiyete nyarwanda, ariko ngiye kubasobanurira muri aka kanya. Iki ni ikibazo cyakunze kumvikana henshi muri sosiyete nyarwanda, aho usanga umugabo akunda kubwira umugore ngo abyara abakobwa gusa cyangwa abyara abahungu gusa, ku buryo usanga kuba abyara umwana w'igitsina kimwe ari nk'igitutsi kuri we. Ibyo byose akenshi babigenderaho bagendeye ku mico, amadini, imyumvire cyangwa se izindi gahunda zabo z'imyumvire. Ibyo ngibyo bishobora kugenda bite kugira ngo umuntu abyare umwana w'igitsina yifuza? Hagati y'umugabo n'umugore ninde ugena igitsina kigomba kuzavuka? Mu by'ukuri nuko bikunze kugaragara ko abagabo bikunda cyane kurusha abagore, ariko umugabo niwe ugena igitsina umugore azabyara. Niba ari ukubyara umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu, umugabo niwe ubigiramo uruhare kugira ngo amenye umwana azabyara. Kugira ngo umwana azavuke hari ibyo baba bagomba gutanga byitwa kromozome. Ubwo muri make n'uturemangingo tugize intangangabo cyangwa intangangore. Umugore aba afite utwe n'umugabo nawe akaba afite utwe. Umugabo agira X na Y, nayo umugore akagira XX. Noneho kugira ngo hazavuke umuhungu, umugabo yatanze Y, yazatanga X hakavuka umukobwa. Aka kantu mukumve neza. Umugabo agira X na Y cyangwa X and Y. Umugore akagira XX. Iyo umugabo atanze Y, umugore yatanze X, icyo gihe babyara umuhungu. Naho yatanga X, kuko n'ubundi gihe cyose umugore aba afite X, icyo gihe babyara umukobwa. X ihuye na X bibyara umukobwa. X yahura na Y bikabyara umuhungu. Ibi ngibi rero nibyo duheraho tubwira abagabo tuti mureke guca inyuma abo mwashakanye cyangwa kubahoza ku nkeke n'igitoto cya buri munsi ngo babyara abahungu gusa cyangwa babyara abakobwa gusa, kuko icyo ntabwo kiba kiri ngombwa. Kugeza ubu mumaze kumenya icyo umwana w'umukobwa ashoboye n'uw'umuhungu icyo ashoboye, ku buryo buri mwana wese ari umwana muri sosiyete. Ndakeka imyumvire nk'iyo yaravuyeho. Namaze kubabwira uburyo umugabo afitemo X na Y, mbabwira uburyo umugore afitemo X na X. Reka by'umwihariko noneho turebe ingingo y'umunsi y'ingenzi twari tugiye kuganiraho. Ni ryari umugabo agomba kuzarekura X izahura na X y'umugore bikabyara umukobwa? Ni ryari umugabo azasohora Y izahura na X y'umugore bakabyara umuhungu? Kora subscribe, ukore share, hanyuma dukomeze. Nkuko n'ubundi twatangiye twifashisha kalendari by'umwihariko turebeye ku kwezi k'umugore,
nibyo tugiye kugarukaho no muri aka kanya. Namaze kubabwira ko umugore asama cyangwa umukobwa asama uhereye ku munsi wa 12 avuye mu mihango kugera ku munsi wa 17. Bishoboka ko bashobora gufata n'umunsi wa 18 bitewe n'umubiri w'umukobwa. Nubwo asama kuri uwo munsi ariko intangangore ikunze kuba mu murerantanga cyangwa nyababyeyi ku munsi wa 14. Impamvu bahera ku munsi wa 12 nuko intangangabo sperme umugabo asohora ifite ubushobozi bwo kuresista nibura iminsi 3 igategereza. Ni ukuvuga ngo niba yahereye ku munsi wa 12 yinjiyemo, ku munsi wa 14 n'ubundi ishobora kuba igitegereje. Icyo gihe cyose ishobora kukimara itegereje kugeza ubwo intangangore igihe izasohokera izasanga intangangabo ikica itegereje ku gihe kingana n'iminsi igera kuri 3 itegereje muri nyababyeyi. Niyo mpamvu ushobora kugira ucyo ukabona ukoze imibonano mpuzabitsina nk'uyu munsi, ukabara iminsi 2 uhereye umunsi wa none, ejo ukazumva umukobwa yarasamye, ukavuga utese ko nari nabikoze muri ubu buryo, nabikoze igihe kiniki kandi narenzi neza ko igihe cye kitaragera. Ibyo mubimenye kandi mubizirikane, intangangabo zigira igihe cyo kuresista no gutegereza intangangore iminsi 2 kuri 3 yicaye muri nyababyeyi itegereje igihe intangangore izasohokera. Impamvu kandi nanone dushobora kubara tukageza ku munsi wa 17 nuko intangangore nayo ifite ubushobozi bwo gutegereza iminsi 3 itegereje intangangabo igihe izazira. Ni ukuvuga ngo rero yijemo mu munsi wa 14 intangangabo isanga intangangore nayo ikiyitegereje. Icyo gihe nabwo umuntu ahita asama. Icyo ugomba kumenya ahangaha ni ukumenya ngo intanga umugabo yasohoye ni ryari izabyara umukobwa cyangwa se ni ryari izabyara umuhungu. Icyo ugomba kumenya ahangaha ni uko igihe umugore n'umugabo baryamanye cyangwa se umusore n'umukobwa baryamanye, kuko umugabo arekura X na Y kandi umugore akaba afite XX gusa. Icyo ugomba kumenya ni uko igihe muryamanye iyo umugabo asohoye intangangore igenda gahoro kandi ikaresista igihe kirekire. Nayo igihe asohoye Y intangangabo, ndabisubiramo, intangangabo ibyara umukobwa ariyo X ishobora kugenda gahoro kandi kamara igihe kirekire itegereje. Mu gihe Y ibyara umuhungu inyaruka kandi kamara igihe gito. Uzabyara umuhungu byonyine uhereye ku munsi wa 14 igihe intangangore izaba iri mu murerantanga cyangwa se muri nyababyeyi. Igihe icyo ari cyo cyose uzaryamana n'umukobwa uhereye ku munsi wa 14 intangangore iri muri nyababyeyi kugera ku munsi wa 17, icyo gihe uzabyara umuhungu. Waba uri umusore uryamanye n'umukobwa cyangwa se ukaba uri umugabo uryamanye n'umugore wawe, ubifate icyo gihe azavuka umuhungu. Nk'uko nabibabwiye ko uhereye ku munsi wa 14 intangangore iba itegerereje muri nyababyeyi itegereje intangangabo kwizinjira, kandi nkaba nababwiye ko Y chromosome ari umugabo atanga kugira ngo ibyare umuhungu, kandi kaba yihuta cyane kurusha X chromosome ibyara umukobwa. Nicyo gituma ya Y chromosome yihuta cyane igatanga X chromosome ibyara umukobwa, kuko yo igenda gahoro. Icyo gihe ku munsi wa 14 kugera ku munsi wa 17 igihe intangangore ibitegereje ingabo kwizinjira, kubera ko ibyara umuhungu ariyo yihuta cyane, Y niyo izahagera mbere. Iyo imaze kuhagera ihita ifunga. Igihe intanga ibyara umukobwa ihagereye X, icyo gihe isanga ingabo yaramaze kuhagera kera. Ariko iyo muryamanye mbere ya wa munsi wa 14, wenda dufate ku wa 13 n'uwa 12, icyo gihe kuko nakubwiye ko X ibyara umukobwa igenda gahoro kandi kamara igihe kirekire, kubera ko ya yindi ibyara umuhungu yihuta iranyaruka igasanga iyo umugore ku munsi wa 14 itarahagera. Ibyo turabivuga mu gihe mwakoze imibonano mpuzabitsina mbere y'itariki ya 14, wenda tuvuge kuri 13 na 12. Intangangabo iranyaruka, nihagera isange ntangore ihari yitegereje ihita ipfa. Hanyuma igende ingore yoyo ihagera ya X ibyara umukobwa, kubera ko yoyo iresista kandi ikagenda gahoro, ishobora kuhagera ikahategerereza. Igihe intangangore izasohokera ku munsi wa 14 igasanga intangangabo ibyara umukobwa igihari yitegereje, icyo gihe arasama. Ni igihe mubikoze mbere y'umunsi wa 14, mbere y'uko intangangore isohoka. Iyo ushaka kubyara umuhungu byumvikana kandi byoroshye, ubikora mu gihe intangangore ku munsi wa 14 mu gihe intangangore yasohotse itegereje intangangabo, noneho bigahita bihura. Ariko nuramuka utinzeho ukabikora mbere y'umunsi wa 14 mbere y'uko intangangore igera muri nyababyeyi, icyo gihe intangangabo izahagera itegereze ibyara umuhungu izahita ipfa hakiri kare.
hasigara ibyara umukobwa ari yitegereje. Icyo gihe yo kuko ibasha kuresista, igihe intangangore izahagera izasanga ikiyitegereje. Hagati aho muzaba muhuje X na X mubyara umukobwa. Iyo dusubiye inyuma mu iyobokamana, dusanga Imana yararemye umugabo nyuma yabona ko ari ngombwa ko aba hanezerewe ikamuremera umufasha umukwiriye. Iyo mugiye gusezerana imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'Imana, musezerana ko muzabana mu bibi no mu byiza. Aho usezerana n'undi ko nabyara abakobwa gusa azamwirukana cyangwa nabyara abahungu gusa azamwirukana. Niba mwaremeye kubana mu bibi no mu byiza, niyo mpamvu icyo ari cyo cyose cyaza mwacyakira. Nubwo umwana yaza afite ubumuga, uba mugomba kumwakira kuko nawe ni umuntu nk'abandi. Abantu twese turangana imbere y'Imana, ntawe bakwiye kugira urwitwazo rwo kumva ko asumba mugenzi we cyangwa afite ikindi amusumbye. Nshimiye mwese twabanye muri iki kiganiro. Ibiganiro bya Karisimbi Studio birakomeje. Mbibutsa ko mushobora gukora subscribe na like. Iyo bigushimishije ukora share ukabisangiza abandi. Mwibutse ko ushobora no gukanda kuri aka kazogera k'umutuku kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru n'ibiganiro twaguteguriye mu ba mbere. Mugira amahoro.